umupira yinjira muri boxi Pirizapu nziza ikipe ya Kenya Police, umupira uvuye ku ruhande rw'ibumoso, arangije acomeka umupira, akora control neza, oriente yitwa Mboya, areba uko umuzamu Aturo yasohotse, arangije arakata umupira awushyira kuri deuxième poto. Kenya Police kimwe Simba ubusa, igitego cyiza kandi igitego giteguye Kayishema. Introduction nziza cyane kuri Tereza Obunyu nibwo yarakinjira mu kibuga n'utanze umupira ujya kuvuyemo igitego. Navuga ngo n'uburyo bwiza kwiyakira mu kibuga nyuma ko usanze abandi bamaze gushyuhamo. Ku ikipe ya Kenya rero navuga ngo uburyo bwose imira bugerageza mu kanya bikaza kuba offside, ariko buriya nemera ko ikipe niyo gukora offside ntabwo bari bibi, uko igihe cyose kiba gishobora kuba cyagera ekipe ikaza gusanga uko yatekereje gukomeza kurarira agasanga siko bigenze. Guko rero uko bigenze maze ntiyakora ikosa na Faith Mboya ahita atsinda igitego. Kenya Police kimwe Simba ubusa. Navuga ngo ibyiri tsinda nabyo bishobora kuba bigiye gusa nkaho bikomeramo, kubera ko ikipe ya Kenya uyu ni umukino wabo wa nyuma w'itsinda, mu gihe ku rundi ruhande Polisi yo igifite amahirwe yo gukina umukino wundi wa kabiri wa nyuma w'itsinda, abo bazakina ikipe ya Top Girls. Nibura nk'uko twabibonye mu bagabo birasa nkaho David Angaho nibura bira gusaba amanota 4 kugira ngo ujye muri best loser. Rero niba ikipe ya Simba Queens responda yinjira muri box, ashaka gutera ishoti wenyine ari muri box yitwa Omonde, ariko umupira ujya hanze. Yari ari muri angle ferme, hariya uburyo bwiza agomba gukina kwa kugarura umupira akagora nibura muri petit surface cyangwa se no muri penalty. Umupira yinjira muri box Pirizapu nziza ikipe ya Kenya Police, umupira uvuye ku ruhande rw'ibumoso, arangije acomeka umupira, akora control neza, oriente yitwa Mboya, areba uko umuzamu Aturo yasohotse, arangije arakata umupira awushyira kuri deuxième poto. Kenya Police kimwe Simba ubusa, igitego cyiza kandi igitego giteguye Kayishema. Introduction nziza cyane kuri Tereza Obunyu nibwo yarakinjira mu kibuga n'utanze umupira ujya kuvuyemo igitego. Navuga ngo n'uburyo bwiza kwiyakira mu kibuga nyuma ko usanze abandi bamaze gushyuhamo. Ku ikipe ya Kenya rero navuga ngo uburyo bwose imira bugerageza mu kanya bikaza kuba offside, ariko buriya nemera ko ikipe niyo gukora offside ntabwo bari bibi, uko igihe cyose kiba gishobora kuba cyagera ekipe ikaza gusanga uko yatekereje gukomeza kurarira agasanga siko bigenze. Guko rero uko bigenze maze ntiyakora ikosa na Faith Mboya ahita atsinda igitego. Kenya Police kimwe Simba ubusa. Navuga ngo ibyiri tsinda nabyo bishobora kuba bigiye gusa nkaho bikomeramo, kubera ko ikipe ya Kenya uyu ni umukino wabo wa nyuma w'itsinda, mu gihe ku rundi ruhande Polisi yo igifite amahirwe yo gukina umukino wundi wa kabiri wa nyuma w'itsinda, abo bazakina ikipe ya Top Girls. Nibura nk'uko twabibonye mu bagabo birasa nkaho David Angaho nibura bira gusaba amanota 4 kugira ngo ujye muri best loser. Rero niba ikipe ya Simba Queens responda yinjira muri box, ashaka gutera ishoti wenyine ari muri box yitwa Omonde, ariko umupira ujya hanze. Yari ari muri angle ferme, hariya uburyo bwiza agomba gukina kwa kugarura umupira akagora nibura muri petit surface cyangwa se no muri penalty.